ati ndabona ubuzima wapi, nta buzima mfite, birutwa no gupfa. Naramanutse ndiruka njya kuri cya gishanga ngiye kwiyahuramo, baje biruka nkabarantangatanga barangarura. Mu kuza nawe yaje naho nsanga muri ya mazi. Ubwo yanyibitse nk'inshuro nk'eshatu anyibikamo, abantu bari gasozi hejuru ku musozi no bavugije induru. Muri uwo mwaka nibwo nabonye igisubizo cy'Imana. Cyaje gute? Tukiri aho nabwo ndangije segonderi nakomeje kubona ukuboko kw'Imana, kuko mu mwaka narangijemo segonderi uwakurikiye niwo natangiyemo kaminuza. Icyo gihe wajyaga gusenga, icyo gihe wari umukozi wo mu rugo, hari ubwo wajyaga weho wumva hari icyizere ufite cyo kuzasubira mu ishuri ukiga ukarangiza? Ntacyo nari mfite. Njye naje nje i Kigali gukorera amafaranga, numvaga ko iby'ishuri bitanashoboka. Zaburi nshya. Ndabasuhuje abakunzi b'umusaraba, amahoro y'Imana n'abane namwe. Mbere yacu turi kumwe n'umuvandimwe, twibwira, tugatangira, tukaganira, tukavuga ibyurutse umutima w'abantu. Karibu. Murakoze cyane. Amazina ni Havugimana Eric. Yego. Ndi umukristo mu itorero rya ADEPR. Nsengera ku mudugudu wa Remera. Umudugudu wa Remera. Yego. Usigaye babyita itorero rya Remera. Bizatugora kubimenyera. Bigoye. Eric, tugiye kuganira ku buzima waciyemo ndetse n'ikindi cyose Imana yo gushyira ku mutima, cyane cyane ko atari benshi nkunda kubona bagendana Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo nk'uko bikuri iruhande. Abenshi bagendana Bibiliya ariko kubona ari kumwe n'igitabo cy'indirimbo ntago ari benshi bikunze kubaho. Ukunda no kuririmba? Cyane. Ni impano nziza, njye byarananiye. Nanjye ndagerageza, simbizi neza ariko uko nshobojwe ndagerageza. Tuzanye dusenga, karibu n'isengesho tubone kuganira. Data, turagushimye, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kugira neza kwawe kudahwema kutugaragariza buri munsi. Data, icyuro n'ikibi cyawe wabanye natwe iminsi yose yatambutse kugeza uyu munsi, turacyagushima. Data, rero tugiye kuvuga ibyurutse imitima ya benshi, tugiye kuvuga ishimwe ry'imirimo wagiye gukora ku buzima bwacu. Data, ndakwinginze ngo ikiganiro tugiye kugira kibe icyo gufasha abandi, Data, kugira ngo abari mu bibazo nabo bumve ko hari icyo Imana ishoboye. Turagushimye ko ugiye kubana natwe, reka ubane natwe kuva dutangiye kugeza dusoje. Turashima izina ryawe, ngaho urukuzubane natwe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Karibu n'ijambo ry'Imana rikurimo, tubone gukomeza n'ubuhamya, kuko mu isengesho bivuze ko ubuhamya buberaho kugira ngo abantu babone imirimo y'Imana. Yego. Kandi burya bunakomeza abantu, ukabumvisha ko aho bari atari bo bonyine bahaciye. Yego. Hari n'abahaciye kandi Imana ikabashoboza, bikabatera imbaraga zo kugira ngo bagere ahandi bagera. Karibu. Urakoze cyane. Wenda mbere yuko mvuga ijambo ry'Imana, nk'uko wabonye mfite igitabo cy'indirimbo nkunda kuririmba. Hari indirimbo yamfashije kuva kera na n'uyu munsi nkunda kuyiririmba cyane. Indirimbo ya 70 mu gakiza, ndayiririmba nyuramo gake gake sindatinda. Indirimbo iravuga ngo reka gutinya ibiza kubaho, Imana izakurinda. Reba ubushake bw'Imana gusa, Imana irakurinda. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda nubwo uwo mutwaro uremereye, Imana irakurinda. N'ibyago biri mu nzira ucamo, Imana irakurinda. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo,
iraguhaza amahoro, Imana irakurinda. Imana imenya ubukene bwawe, Imana irakurinda. Komeza ubane n'Imana gusa, Imana irakurinda. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro, Imana irakurinda. Kandi ubwo uzaca mu bikomeye, Imana izakurinda. Uyimenyesha ibikubabaje, Imana irakurinda. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro, Imana irakurinda. Imana ishimwe. Ino ndirimbo ndayikunda. Hano ku gitero cya gatatu irambwira ngo Imana imenya ubukene bwawe, Imana irakurinda. Komeza ubane n'Imana gusa. Mu bukene umuntu yaba arimo bwose, ibibazo byose yaba arimo, iyo ubanye n'Imana iragufasha. Hari ijambo rito nshaka ko dusoma, ntabwo ari rirerire, n'ijambo rito riri muri Yesaya ibice 43 ku murongo wa 2. Haravuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura no mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Ijambo rishatse kuvuga yuko ibintu byose ducamo, intambara ducamo, ibibazo ducamo, Imana ntabwo yakwemera ko biduhitana, iraturinda kugira ngo isoze icyo yavuze ku buzima bwacu. Murakoze, Imana ibahe umugisha. ko muje kuri iryo jambo duhereyeho, ko ibyo tunyuramo byose bizwi n'Imana cyangwa se Imana ibigena. Weho ubuzima bwawe waciyemo bumeze gute? Uko wakuze, uko wabayeho, umuryango wavukiyemo, kugera aho waje guhura na Kristo, ku buryo waje gusobanukirwa ko ibitubaho byose cyangwa se urugendo rw'umuntu Imana iba rufitemo imbaraga nyinshi. Yego. Urakoze cyane. Nk'uko nababwiye nitwa Imana Eric, mvuka mu karere ka Bugesera, umurenge wa Musenyi. Navutse ndi umwana umwe, mama ko yarambyaye aza kwitaba Imana, asigara njyabyaye njyenyine. Nahuye n'urugendo rutoroshye, urumva nari umwana, wenda ibyagakiza sinari mbizi cyane, ariko aho mariye kugenda nkura namenye ko hari Imana kandi ishobora byose. Tukiri aho ngaho mu buzima naciyemo, habayeho kuba papa yazana undi mugore arandera, mu buzima butari bworoshye nyine ndihangana. Ntangira primaire, ko natangiye primaire mbana n'uwo mukadata, tubana nta kibazo, ndakura. Ariko nkahura n'intambara nyinshi, urumva barimo intambara nyinshi. Ndiga, urumva nabanje kuba kwa nyogokuru, nkajya nsubira mu rugo, urabizi Imana w'imfubyi kenshi hari igihe avuga ngo sinishimye mu rugo kanjye kwa nyogokuru, kongera ukagaruka gutyo gutyo. Byari bigoye ariko nabonye Imana. Ngeze mu wa gatandatu primaire nibwo nahuye n'ikigeragezo gikomeye, mbona ko bigoye, ko nari maze gusa nk'ukura, ntangiye kujya mbona nyine bimbangamiye cyangwa se bingoye mbibona. Nameze kumenya ubwenge, ubwo nkomeza kurwana urwo rugamba, ariko nkomeza kubona Imana. Noneho ngeze mu wa mbere segonderi nibwo byakomeye, ko nari ndangije primaire ngiye muri segonderi. Nahuye n'ikigeragezo cyo kubura minerivare. Mbwira abantu bose bafite ibibazo yuko hari icyo Imana ishobora gukora kuri ibyo bibazo byose, bitwa ko bikomeye, ariko Imana ishobora byose. Natangiye mu wa mbere segonderi, mbura amafaranga y'ishuri, kandi si yari menshi pe, yari make. Ariko byari ikintu kiba kugira ngo Imana igaragaze ubushobozi bwayo, ko
ndabyibuka icyo gihe nabuze amafaranga 5,000 byo twishyuraga. Si uko byari bivuze ko umuryango nyine mugari bari bakayampaye ni benshi, ariko hajya Imana igucisha mu kugira ngo bya bintu uzaboneka ari Imana yabikoze atari abantu. Minerval irabura, ngeze mu mbere secondaire pe irabura 5 birabura, ubwo ndicara mva mu ishuri. Ariko tukiraho nari umukatolike, famille yanjye n'abakatolike hafi ya bose. Urumva najyaga mu misa tukajyana nkataha nkongera nkagenda gutyo. Icyo gihe mbuze Minerval nibwo numvishe ntazi, numva ndihebye cyane ko nigeze gushaka kwiyahura inshuro 2. Ubwo buzima bwose nacagamo nabonaga bingoye cyane. Ushatse kwiyahura iki kibiguteye? Umubabaro, nari mbabaye, urumva nari mbayeho, nabuze mama. Byo nagendaga mpura nabyo mu buzima nyine byanteye umubabaro, mpurana igikomere cyo kubabara, ndababara cyane. Kuko nakuze ndi wa mwana muri quartier abantu bose ubona nyine bafitiye impuhwe, kwera ibyo byabonaga ndi gucamo. Munese kumva gutya na gutya ihangane nyine, numva nyine binteye ikibazo. Ubwo ngubwo naje bimaze kumera gutyo, hari akantu kamwe ikosa rimwe ryabayeho. Nagiye ku ishuri, nari nkiri mu wa 6 ndabyibuka, ariko ndi gusoza umwaka. Ngeze ku ishuri bari bantumye ibintu ndi ruce mu isoko nkagura. Ubwo data nyine yaramwitiye uce mu isoko ugura ibi n'ibi ubizane. Naciyeyo n'abandi bana dutana tuvuye ku ishuri, ndataha. Ngeze mu rugo ati watinze, ibintu uzaniye ahagabwa hari saa 12, ibintu nzaniye rwose ntago mpibikeneye. Ubwo barantuka pe, bibigiraho papa arankubita nyine arampana ko we nyine yabonaga ikosa ryabaye, yataga gukubita abye abagabo nyine urabazi, atagukosora byihuse. Ndavuze kuki bigenze gutya, kandi nzi ko nta hantu naciye handi nari mbizanye. Byose mbicamo ndabangore nta kuntu nyine ndihangana. Ubwo igihe kimwe nanone ikindi gihe nabwo sinza ikintu nakoze kimwe, papa aza gufata igiti kinini cyane ashaka kunkubita. Ndirukanka njya kwa nyogokuru, kuko nari namenyereye ko iyo ngiye gukubitwa kenshi najyaga kwa nyogokuru, kuko papa yaragukubitaga akagukubita pe. Njya kwa nyogokuru mpungirayo. Ubwo nageraga ati we ugumye hano uzagenda ejo umujinya washize. Haza kubaho case imwe, papa yashatse gusa nk'undoha mu ruzi. Ufike Bivuye kw'ibyo bintu natendanye kuvana mu isoko. Urumva naraje ashatse kunkubita, ndirukanka njya kwa nyogokuru. Bukeye bwaho najyanye na shangaza hano ku gishanga, kuko mu rugo ni hafi y'igishanga. Kuva mu rugo ujya ku gishanga hari nk'iminota 5 cyangwa 4, urumva ko ari hafi. Nza kujyana n'uwo shangazi wanjye ku gishanga kwinura imyumbati, raze mu cyaro nyine bindika imyumbati hafi ku gishanga, hafi hano hari amazi magufi. Noneho nibwiraga ko umujinya papa washize, kuko urumva byari byabaye ejo. Ntegereje ko numva ko nasubira mu rugo. Yaje ankurikiye ansanga ku gishanga, urumva yamanutse asa nk'utangatanga, mbona ko yaje. Mbonye ko aturutse ruguru n'umujinya mwinshi, namanutse muri ya mazi. Ngenda mpagararamo. Mu kuza nawe yaje niho nsanga muri ya mazi. Ubwo yanyibitse nk'inshuro nk'eshatu nyibikamo. Abantu bari gasozi hejuru ku musozi no bavugije induru. Ntabwo ari byo kurishya, n'ubu barahari, abamama bari bahari bakugosora imyaka barahari. Nibo bavugije induru uti have uwo shangazi wanjye ari kirajya atavuga, ariko agerageza gusakuza biranga. Abonye ko bigenze gutyo yaramfashe anshyira ku rutugu aranzamuka, nahita ngeza mu rugo. Ubwo ageze mu rugo ubuyobozi bwaje baratangira ati bigenze bite, ni gute hano umwana kuri rwa rwego, baramushorera baramujyana. Ariko ntabwo byatinze, byageze ku murenge asaba imbabazi, n'umujinya namuhanaga. Bamuha tansiyo yuko nta kintu kinemeje yemera kongera kunkorera. Dusubira mu rugo turabana gutyo. Ikindi gihe nacyo ukurikiyeho nabwo ashaka kunkubita mu ubwo buryo, none mbona ko birenze. Ati ndabona ubuzima wapi, nta buzima mfite, birutwa no gupfa. Naramanutse ndiruka njya kuri cya gishanga ngiye kwiyahuramo, baje biruka nkabarantangatanga barangarura. Urumva n'ubuzima butoroshye umuntu aba yacamo, mbona ko nta byiringiro by'ubuzima nzabona cyase nzagira, ariko Imana igenda imfasha muri byose. Tukiri ku icyo cyo kwiga rero, Minerval yarabuze nk'uko nabivuze ya 5, mva mu ishuri. Nicaraho igihe kiza kugera,
numva nta kintu ndi gukora aho ngaho. Urabizi umwana amaze kugimbuka yifuza kwigira i Kigali kujya kwishakira ubuzima nk'abandi bose. Naje gushaka umuntu uri i Kigali n'ahangaha unzi, nawe uti wazanshakiye akazi, ariko byose byari mu mugambi w'Imana. Byari mu mugambi w'Imana kuko yanzanye nawe atazi bizaba nyuma ngo ni ibiki. Mu icyo gihe nabwo najyaga njya gusenga mu kiliziya, ari naho nakirijwe. Wakirijwe mu kiliziya? Njya gukizwa nyine ni uwo mwaka nari ndimo muri icyo kigeragezo. Ubwo tugiye mu misa ndazamuka, twacaga ku rusengero rwa ADEPR mbere yo kujya ku kiliziya. Mpageze impamvu nakubwiye no ndirimbo nyikunda, nahaciye rero bari kuririmba. Ndahaca ndahagarara ndayumva ugiye kujya mu kiliziya birahagaze. Nakomeje mu muryango njya mu rusengero. Barasenga bararirimba, numva ni ibintu byiza, numva ndafashijwe kuva uwo munsi. Nahise nguma aho ngaho ndiga ndabatizwa. Nkimara kubatizwa nibwo uwo muntu yampamagaye ati hari umuntu ushaka umukozi umufasha mu rugo. Ndabati rwose nta kibazo nabangiza amahirwe kuko urumva ishuri ryahagaze, nta cyizere cyo kuzasubira nafite. Ntabwo reka nigire gukora akazi he ko mu rugo. Urumva nari umwana ndangije primaire ntangiye secondaire. Ubwo byabaye ngombwa ko nzi Kigali ariko nza ntorotse. Naratorotse ko ntabwo nasize mbivuze, nta n'uwari kwemera ko ngenda. Naraje ndaza, urugo yangejejemo narugiriyemo umugisha. Naje mba muri urwo rugo, umubyeyi arandeba tese wa mwana ko uri mutoya usakaza uzagashobora. Kwera umubaro nari nifitiye ngewe naramubwiye ati akazi nzagukorera ibyo nshoboye, nushaka ntuzampembe. Kumva hari umubaro ufite kuvuga ati nushaka ntuzampembe ariko nibera umwana hano mu rugo bitewe n'iki n'uburyo narimbayeho. Yarabyemeye turabana, ambera umubyeyi rwose, barandera neza ndakura. Muri uwo mwaka nibwo nabonye igisubizo cy'Imana. Cyaje gute? Igisubizo cy'Imana cyaje gute rero? Hari urusengero nasengeragamo aho ngaho bandeze. Hafi aho ngaho hari urusengero najyaga njya gusengeramo. Nkajya gusenga nkataha, nkasenga ngataha. Noneho igihe kimwe naje kujya gusengeramo, mbona ukuboko kw'Imana ko nahuriyemo n'umuzungu tutaziranye, ntazi na gahunda ye. Kwako n'amatirana barangiye muri gusuhuzanya, nashoje umuzungu nawe aransuhuza. Mbona akomeje kumbaza ibintu byinshi, ariko urumva ubu nari ndiho yo kwiga, nta bintu byo kumubwira byinshi ngo mbishobore. Yahamagaye umusemuzi asemuraga mu iteraniro, araza ati nshaka kumva iby'uyu mwana. Aramusobanurira, amubwira yamaze buriga ntiwapi byagenze gute, ndamubwira ese wasubira ku ishuri, ntabangiza amahirwe. Ati witegure, aho uba ni mu rugo, ntago ari mu rugo, ni ahantu mba nyine mbafasha imirimo. Ugenda ubaganirize niba bakwemera kujya ku ishuri, witegure mu kwa mbere uzajya kwiga. Ubwo numvaga ari nk'inzozi, mvaga bidashoboka, ndasembere ndagenda mvuze ngiye ku ishuri mu buhe buryo. Ibyo nabafashaga se nzabikora gute n'ishuri. Ariko Imana ifite umugambi, kandi icyo Imana yavuze iragisohoza byanga bikunda. Nageze mu rugo mbibaganirije ati ahubwo Imana ishimwe, twe nta bushobozi bwo kususa ku ishuri twari dufite, ariko ubwo ugize amahirwe uzasubire wiga. Imana ishimwe rwose byakemutse. Mu kwezi kwa 12 nibwo baje kundeba mu rugo abo kurwo rusengero, tegure subire ku ishuri, genda ushaka ikigo tuzanire ababyeyi twishyure ibintu byose turabyishyura ujye kwiga. Nasubiye ku ishuri, narandiyandikisha baranyandika, ntangira kwiga bundi gushya. Urumva ibyo ngiyo nari mbyibagiwe, ntangira urugendo rushyashya rw'ishuri. Hano nivuga ngo ubwo ari umushinga umfashe, sinzabura minerivare, sinzabura ikayi, nta kintu nzabura. Ndabuti mbasi Imana ishimwe. Ubwo ntangira kwiga gutyo nta mwurwo rugo, ndiga. Urumva narizengera mu wa gatatu. Maze gukora turonkomeye, Imana mama y'irwe ndatsinda, njya kwiga muri Nyaruguru. Ubwo niho narangirije secondaire. Ibyo utabonye ku babyeyi bawe Imana yabiguhereye mu rusengero? Byose yarakubye rwose, impaye tike, minerivare, ibikoresho by'ishuri byose nkajya mbibonera ku gihe. Rero ibyo byose Imana yakoze, numvise nyibindendera se kuki Imana ibi ni ikiri gukora koko. Ese nsubije inyuma gatoya, icyo gihe wajyaga gusenga, icyo gihe wari umukozi wo mu rugo, hari ubwo wajyaga weho wumva hari icyizere ufite cyo kuzasubira mu ishuri ukiga ukarangiza? Ntacyo nari mfite.
njye naje nje i Kigali gukorera amafaranga numvaga ko iby'ishuri bitanashoboka ko numvaga buryo ndabwira abo mu rugo mfasha akazi ngo ngiye kwiga bitari bunakunde ko biba bigoye muri make n'uwo muzungu umugana akakubwira ngo mugende ubabwire wumvaga ari ukurangiza umwuga. nabwo natashye nshidikanya ni rwose ntabwo ari bubyemere. Ni iki cyakweretse imbaraga z'Imana muri ibyo bintu muri ako gace igihe uhuriye n'uwo muzungu kugeza aho ugiriye mu ishuri usubire mu ishuri ukicara ku ntebe nanone ubona byari byaranze? Ikintu cyanyeretse imbaraga z'Imana aho ngaho urumva nkimara guhura n'uwo muzungu sinatekerezaga mbere na mbere ko turi buhure uko akenshi amateraniro arimo abazungu baba barinzwe ku buryo atapfa kwegera umuntu wese abonye cyangwa se ngo amwisanzureho. Icyo gihe nabonye imbaraga z'Imana. Izi ni imbaraga z'Imana naje kubonamo aho ngaho ngeze mu rugo mbaganirije icyo gitekerezo bakacyumva nahise mbona ko ari Imana ibikoze kandi n'ibindi byose izagenda ibikora. Bituma ngira icyizere rero. Urangije segonderi ubuzima bwaje bute? Ese umuntu wabonye bihinduka gute? Tukiri aho nabwo ndangije segonderi nakomeje kubona ukuboko kw'Imana kuko mu mwaka narangijemo segonderi ubakurikiye niwo natangiyemo kaminuza. Numa nabwo rwaba urugendo rutoroshye ariko mbonamo ukuboko kw'Imana naho. Mbega mu byiciro byose nagiye mbonamo ukuboko kw'Imana. Handi njye kubona nkamvuga ngo birarangira umva bagiye urangiza segonderi nkavuga uti wenda naha birangiriye nta cyizere cya kaminuza. Ariko nayo iraza ikayishyiraho kugira ngo ikwereke ko ari ibirimo kandi n'ibindi izabikora. Ubwo narangije segonderi 2017 nicaraho gato nk'abandi bose iby'urugerero n'ibiki mbijyamo birarangira. Wa mushinga amakuru nari mfite nuko uwasoje segonderi byabaga birangiye. Yego numvaga ko birangiye ko n'abakuru bacu bari barasoje bagendaga bahagarikira aho ngaho kubera ubushobozi. Ariko bigeze mu kwezi kwa 7 kwa 2018 rumwe nari maze umwaka nicaye kwa kuno bategereje kwiga kaminuza. Nibwo nabonye telefone impamagaye yaho ngaho ku mushinga bati ko twakubuze ndahari nuko nakunda kuboneka ariko mba mpari. Iteguruze turagushaka. Narahagurutse ndaza ati wabaye umwe mu batoranyijwe barakomeza kwiga kaminuza. Mwari magana ngahe ariko bari kugenda bafatamo bake basa nk'abakomeza rero nawe urimo genda witegure ujye kwiga. Nabyo urumva numvisha ari igitangaza gikomeye ndane gute bino bibaye Mana. Imana ikomeza kuntangaza. Utazi naho n'icyasabwaga kugira ngo ntazi igisabwa ntabwo nari nzi cyari cyo pe. Ubwo nariteguye ntangira gutekereza ishuri nzigamo bitewe no kuba ngo sinshaka kujya kure hirya no hino. Nafashe Mount Kenya naho nagiye kwiga no hafi ko nabagenzi banjye benshi no twageze aba bari bafashe benshi naho twagiye. Ubwo urugendo rw'ishuri rya kaminuza ruratangiye naho nagiye mbonamo Imana iramfasha. Narigaga bakaduha minerivare ibindi ukirwariza. Ariko umva aho nari maze kugera maze gukura maze kugira inshuti maze kugira abavandimwe benshi bakagenda bamfasha aho ncitse intege bakamfata ko kaminuza ushaka kuyiga ariko hakagira ibyo ubura. Urumva nabayeho kenshi mba muri ghetto mbaho bigoye ariko ngenda mbona Imana. Muri ibyo byose rero ukuboko kw'Imana kwabanye nanjye nasoje mu kwa 7 kwa 2022 nibwo nagraduatinze. Aho hano nabonye Imana ko ari Imana ishobora byose. Ariho nahere mvuga ngo umuntu wese uri mu bibazo cyangwa uri mu kigeragezo runaka isaha y'Imana yigeze iramutabara. Suko iba yamwirengagije suko iba itazi ko ari kubicamo ahubwo n'icyagiye kiba kitaragera. Yego. Dusubiyemo inyuma gatoya ubuzima bwawe urumva bisa nkaho guhera aho watangiriye mu ishuri wabayeho ubundi buzima butandukanye n'ubwo wa muryango wavuyemo. Yego. Wajya gutaha ukajya iwanyu ukaganira nabo? Urakoze. Ntangira urugendo rw'ishuri muri Kigali urumva ndaho ngaho. Iwacu banze no kwemera ko niga none banze nababwiye inkuru yuko nasubiye ku ishuri ntibayumva. Ko narabwiye ati ngiye nasubiye mu ishuri ndi kwiga. Ntabwo waba uri kwiga. Nese ugiye Kigali gukora akazi ko mu rugo uri kwiga gute? Ndi kwiga. Kuko ngeze mu wa 2 nibwo bamwe mu bagize umuryango bansuye aho nabaga. Baraza basanga ndi mu rugo mu muryango ndishimye
barabakira, umwana wacu arameze neza, bari kwiga, nibwo bemeye ko niga. umwaka wose bari bataremera ko wiga. Batarabyemera, batazi ko binashoboka. Ubwo nakomeje kujya, najyagayo birumvikana ni mu rugo, ntabwo nabwo nanze mu rugo. Ariko ntabwo impande zombi ntabwo azarimo ibibazo, harabona agomba gusura, kandi nawe no mu rugo narahageraga nkabasuhuza. Yego. Nibwo bemeye ko nasubiye kwiga kuko niga. Ariko tukiri aho gato, ubwo harimo ababyemeye n'abahageze. Ariko nyuma yaho gato hari akantu navuga ko ari nk'akamenyetso Imana agira ngo yerekane, burya yagiye Imana ivuga ngo yagiye Imana gutabarira aho wasebeye kugira ngo babone ko ari Imana yabikoze, cyangwa se n'utaremeraga ko wasubiye ku ishuri abibone. Biriya bintu bita urugerero rw'abasoje mu wa gatandatu, nabashije kurukorera iwacu aho mvuka. Urumva nabyo byabaye noneho ko uri mu barangije kwiga. Kuko nabyo sinzi ukuntu nabitekereza, nabivuga kuko byabaye nk'ibitungurana. Twagiye mu rugerero, etat civil w'umurenge w'iwacu niwe wampisemo, aravuga ati wowe va yijya umfasha. Urumva ngiye iruhande rwa etat civil, none ngiye kujya mbasha guhura na babandi b'iwacu bose. Yego. Ubwo harimo abazaga ni gute Eric asigaye ari hariya, Mana yanjye, Imana ni nziza. Nyine nkabona biri kugenda birema abana icyizere, cyangwa se biri kubaho ubuhamya bw'iby'Imana yakoze. Nimba umubyeyi wari utuye muri quartier duturanye inzu ku yindi, ashobora kuza kwandikisha umwana agasanga ninjye uri kubandika, byagaragaraga yuko hari icyo Imana yagiye ikora. Nabyo byaramfashije rero, nyine birankomeza, mbona ko ntari njyenyine, ko etat civil yarampembagamo amafaranga atari menshi, ariko muri icyo gihe yaramfashaga. N'ubwo buzima bwose rero nuko. Nyuma y'uko usubiye mu ishuri ukiga, ababyeyi basiseye, hari agashyi bikubise ngo bavuga ati noneho ubwo yirwanya hakabona uko yiga, reka natwe tumushyigikire, cyangwa n'ubundi bakomeje guterera iyo nk'uko byari bimeze mbere? Kuri urwo ruhande rwo nta bindi bakoze, kuko hari ukuntu umuntu wumva ikintu, wenda nkumva niba uri nk'umubyeyi ukumva umwana afite umushinga kandi nturi kumwe nawe, hagiye wumva ko byose abibona. Niko nabitekereza, ko ntacyo nabonye. Natekereje wenda ko bavuze ko wa mushinga ukora byose, nta kintu ubuze. Icyo nicyo cyo narabohoye, nyine mba nta kibazo gihari. Ariko nyuma yaho nagerageje kujya mpura nabo, nkajya mbona yuko hari ikintu cyahindutse, ko hari uburyo umuntu yagufataga mbere, hari n'uburyo yagufata nyuma. Nageragayo nkana mfite urugwiro, barankunze, mbona namaze no gukura nzi ubwenge, njye nkavuga nyine ntacyo mbasaba mbega. Nkagenda nitegeye, nkataha nitegeye, nkabasuhuza. Ahubwo nyine ukabona ko nabo byabagariyemo ubumuntu, cyangwa se kuguha agaciro. Nuko nkuko byagiye bigenda. Byubatse iki kuri barumuna bawe muvukana kuri so, abari munsi yawe? Byabubatseho iki? Byabaremye icyizere gute? Cyangwa ntabwo wagize umugisha wo kubana nabo, kuganira nabo? Tukiri aho, urumva hari barumuna banjye babiri na mushiki wanjye umwe. Ubwo mushiki wanjye akaba yankurikira, nyine niwe yabyaye imbere. Tukiri mu ubwo buzima bwose, byarabaga ugasanga nawe bibagiraho ingaruka. Ko nimba muri abana bane mu rugo, ukajya ubona bimwe biraza bikagarukira kuri bangahe, undi ntibimugereho. Byabateragamo ikibazo. Ko mushiki wanjye mwigeze kumbwira ati sha, jya wihangana nyine, njya mba mbibona ibikubaho byose, mba mbibona, ariko jya wihangana wumva ukomeye nyine. Nyine nyuma rero igisubizo kimaze kuboneka bigenze gutyo, nibwo nabo batangiye kujya banyisanzuraho, bakumva ko ndi mukuru wabo, musaza wabo, barishima nyine. Mbona ko nabo byabagiriye umumaro, ndetse biranabashimisha. Kuko urumva mw'iyo situation yose, hari nk'uburyo umubyeyi akora ikintu ukabona kigarukiye hariya, harana kihageze. Na wa mwana w'imyaka 5 cyangwa 6 hari akantu abonamo. Ashobora kwiyumvisha yuko mutavindi imwe, cyangwa se akabona yuko hari ikibatandukanyijemo hagati. Ariko aho bigeze rwose turabavandimwe beza, turakundana. Imana ishimwe. Ubuzima bwawe busa nkaho ari ikigisho cyo kudacika intege. Nuko wagiye ukura, n'ibyo wagiye unyuramo, byose ni inzira yo kubwira umuntu ngo ntucike intege. Ese uyu munsi iyo ugiye kuganiriza urubyiruko ruri munsi yawe, abana bari guhura n'ibibazo bya minervare, cyangwa se imiryango itemera, hari n'abo imiryango yanga
kandi bahavuka Yego, ijana ku ijana cyane rwose. ariko imiryango ikabana. Ni nk'iyihe nama bagira ku buryo n'uwaba adukurikiye umutima we uri kure yagarukira Imana akavuga ngo niba byarakunze kuri Eric nanjye byakunda, ibyashobotse kuri Eric nanjye Imana yabikora. Urakoze cyane. Akenshi iyo kuri iyo ngingo yo kuvuga ngo mfashe icy'abandi cyangwa se niyihe nama mbaha, nk'ubuzima ndaciyemo se naho ngeze, uwumva umwana uvuka aho mvuka we afite igihamya kuko azi uburyo Eric yakuze. Niyo duhera gutisha Imana yagize neza gutya na gutya bimuhaye gukomera. Mbwira n'abandi nabo bimeze bityo uti bihangane nabo isaha Imana yageze iragutabara. Urugero rwiza hari nk'umukobwa twari kumwe ejo dusengana, yarambwiye ati ndangije segonderi nakabaye njya kaminuza ariko mu rugo barabyanze. Naramubajije se babyanze ubona bafite ubushobozi cyangwa babyanze ubona ko nta gihari? Yarambwiye ubushobozi burahari. Nabwo ati rero nimbona ubushobozi bari ukadashaka kwishyurira wowe ukaba uri umukristo uramenye Imana, senga byonyine Imana izikorera ibyayo. Nuko nyine amabwira ngo uti mukomere, nta Imana itakora umuntu, ibintu byose birashoboka imbere y'Imana, upfa kuyubaha ukayikiranukira gusa, ibindi byose irabikora. Yego, Imana ishima cyane. Kandi iyo nta gihombo yagize mu buzima bwawe ntacyo. nk'uko nawe ubu ngubu uyu munsi ubona ko nta kirimo, nyuma yo kurangiza kaminuza ubaho mu buzima bumeze gute? Se ukora ibijyanye n'ibiki cyangwa se ibyo ugerageza ni ibihe? Noneho nyuma dusoze tunasenga tunasabira abana cyangwa se urubyiruko rurimo guca muri ibyo bibazo umutima wo gukomera. Nyuma yo gusoza ishuri nagiriwe ubuntu, ubundi nize ibintu by'ikoranabuhanga na business, nibyo nabashije kwiga. Rero kuba nkisoza urumva haracyarimo igihe gitoya, nta gihe kinini kirashira, ariko Imana yagiye imfasha igenda impa ibiraka nkakora nkabasha kubaho. Ubu tuvugana nshobora kuba naba muri ghetto yanjye nkiyishyurira nkabasha kurya ibintu byose nta kibazo. Nari yumva ni iyindi ntambwe Imana iri kugenda iguteza, kuko uba ugeze ahantu utagitegereza ku bantu, ahubwo wowe ubwawe ushobora kuba wagira icyo wifasha. Ni icyo ngicyo navuga kuri iyo ngingo. Ubu ngeze mu gihe cyo kuba nakora ibiraka nkabanza gushakisha nkitunga nta muntu ntegereje. Imana ishimwe cyane ko yaguhaye, iri kugenda kuremera ubuzima. Kandi n'abandi bose bakeneye umuntu wize business and technology bagushaka cyane. Yego. Karibu n'isengesho dusoza ikiganiro, kandi usabira abari kunyura mu bibazo nk'ibyo ngibyo kugira ngo imitima yawe ikomere. Urakoze. Ikintu navuga utarasoza, muri ibyo byose nagiye ncamo ntabwo wasoza udashimiye abantu. Burya gushimira ni umuco. Nafata akanya gato nkashimira, ndashimira ababyeyi bandeze aho Kimironko nabaga, papa mupenzi na mama mupenzi, ndabashimira cyane. Babaye ababyeyi banjye mu ruhande rwanjye kuva icyo gihe kugera n'uyu munsi, barabaza ati umeze ute? Ntabwo inshingano zabo bigeze bazireka. Rero Imana ibaha umugisha aho bari, n'umuryango wanjye mvukamo Imana ibaha umugisha, iwagure ugirire neza. Abari mu bibazo bitandukanye n'intambara nk'izo zose nababwira nti nibahumure, ukuboko kw'Imana kuracyakora. Ijambo ry'Imana nk'uko narisomye ryatubwiye ngo nuca mu bikomeye Imana izaba iri kumwe natwe, mu muriro ntuzashya, mu mazi ntazagutembana. Ibyo byose bari gucamo ntacyo bazabakora, ko Imana bafite umugambi izabakorera ibitangaza. Tumva twasoza dusenga. Yego, twasenga. Data mwiza, turagushimye, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kugira neza kwawe. Uri Imana ikiranuka muri byose, twabonye neza yawe, twabonye imbaraga zawe, twabonye ukuboko kwawe. Ni byinshi wagiye udukorera ku buzima bwacu, turabigushimiye. Tukuretse rero Mwami Imana abakiri mu bibazo bitandukanye n'intambara nyinshi, turabakurageje kugira ngo ariho kubagirira neza, nk'uko wagiye ubigenza ku bandi nabo basanga ubagirire neza, ubahumurize abari mu ntambara zikomeye, abari mu bibazo by'ubukene, ababuze minerivare. Data turabakurageje kugira ngo ubagirire neza, ubacire inzira, bazabone ko ugira neza. Data ndagushimye, nshimiye Mwami Imana Zaburi nshya yampaye karibu nk'abana nabo. Data ndabagushimiye, wagura imbago zabo, Data wagura umurimo wabo. Urakoze rero ngaho bana natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen.